Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza. Iyi ni ya hoteli rero bita Chateau Le Malal, ni hoteli itamaze igihe kinini iri gukora, ni hoteli yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga ivugwaho gutanga serivisi mbi. Akaba ari hoteli rero yabonye amagambo abaye menshi igihe aho nayo ihitamo gusubiza. Ariko mbere y'uko mbasomera ibaruwa banditse basubiza, reka mbanze mbinjizemo mo imbere muri hoteli mbereke uko hoteli iteye. Iyi ni Chateau Le Malal, hano gutya muyireba ni inyuma, aha ni inyuma rwose. Iyi ni video nakuye ku munyamakuru bita Oswald Oswakem ku rubuga rwe rwa X. Mbere ariko yo kugira ngo dukomeze cyangwa mbinjizemo imbere, ndagira ngo mbasabe mukande subscribe, nyamuneka mwihangane mukande subscribe. Ikindi niba iyi video ubona ari nziza kuko ikwiriye kuhabwa like, uyihereze like nyine bisobanura ko wayikunze. Ikindi urajya muri comment hasi utubwire icyifuzo cyangwa igitekerezo wakwifuza kutugezaho, noneho wifuza kudutera inkunga urareba nimero iri kuri screen yawe, cyangwa se ukatwandikira kuri 0789594231. Ushobora kudutera inkunga cyangwa ukashaka kwamamaza kuri izi video tuba twakoze cyangwa kuri ibi bikorwa tuba twakoze ku muyoboro wa YouTube, ni karibu rwose. Noneho rero nk'uko mubibona, aha ni hanze ya Chateau Le Malal, ni mu mbuga yayo, ariko aha duherereye ni muri parikingi, muri jardin, muri parikingi. Tukinjiramo imbere rero ku cyumba bita Le Presidential Room, aba ari icyumba kiba cyaragenewe abantu b'abayobozi bakomeye cyangwa n'undi muntu wese wifite. Nicyo cyumba gisa nk'aho ari kinini kirimo. Iki cyumba rero kikaba ari icyumba bisa nk'aho ari cyo gihenze. Uwo rero mureba yari umukozi wa hoteli, ugeze ko ari umukozi wa hoteli. Mukareba iki ni icyumba muri Chateau Le Malal kiri muri Presidential Room, akaba ari uburiri. Ubu ngubu ni uburiri busashe gutya, butatse amabara ya zahabu, ndetse n'iyo myambaro ubona, iyo myenda iriho, ibyo bitambaro biriho, ibitambaro by'abantu bakomeye cyane. Ubu buriri rero uko bubona busashe neza ku rwego rwose, urwego rwiza cyane, n'imitako iri ku buriri, kuko icyo gitambaro ubona cy'umutuku ntabwo ari igitambaro biyorosa, oya ni umutako uba uriho. Hakaza rero nanone uruganiriro cyangwa salo nanone iri muri cya cyumba. Murabona ko rwose ni icyumba gisa nk'aho gikoze neza, giteguye neza. Hakaza ikindi gice ku ruhande kiriho ahantu ushobora gutereka nka ofisi, cyangwa ugatereka nk'imashini wenda uri nko muri raporo zawe cyangwa uri mu kandi kazi kawe. Hakurya hari garde robe, ahantu ushobora kubika imyenda n'ibindi bintu bijyanye n'imyambaro. Tugasohoka hanze tukareba view ukuntu yifashe, intebe ushobora kwicara uri muri view. Hano hari n'indi wenda mushobora gusohoka muri babiri. Ivyo rero uko uyireba gutya ni igaragaza inkengero z'ikiyaga cya Kivu. Rwose ikiyaga cya Kivu giteye neza, gitegeye neza imisozi, imisozi itari miremire cyane muri Karongi. Yego, tugakomeza rero tukaza kwereka no mu ruhande rwaho hari parikingi iba hasi, cyangwa imbuga nini n'ama esikariye azamuka hejuru, kuko iki cyumba kiri hejuru, uko bigaragara kiri hejuru. Tukakwereka ya mbuga iri hakurya, ni imbuga iri mu nkengero nazo z'ikiyaga cya Kivu. Imbuga rwose ifite jardin nini. Tukongera tukagarukamo imbere rero,
kuri Kingi Mutara, ni icyumba cyitiriwe umwami Mutara. Mutara akaba yari umwe mu bami bayoboye u Rwanda. Ni icyumba kikaba nanone cyegeranye na presidential room. Ni icyumba birakurikirana rwose, ni icyumba bikurikirana, ariko bisobanura ko ari ibyumba by'abayobozi, ni ibyumba by'abantu bakomeye, ni ibyumba by'abantu bakomeye bigaragara pe, bigaragarira amaso. Noneho tukaza muri cya cyumba cy'umwami Mutara, cyitiriwe umwami Mutara, ukibona gifite akantu k'agakorodoro gatoya ubanza kwinjiramo, noneho ukinjira mu buriri busashe neza neza, kimwe na bwa bundi twabonye muri presidential room. Ni icyumba bigaragara ko ari ibyumba rwose biba ari VIP, ibyumba bikiri bishyashya, ibyumba bikimeze neza rwose pe. Reka noneho twinjire nyirizina mu byagiye bivugwa n'ibinyamakuru, cyane cyane turibanda ku kinyamakuru cyitwa Igihe. Ikinyamakuru Igihe rero reka turebe ngo cyanditse ibiki, cyasobanuye ibiki, cyane ko hariho naho turi busangemo ya baruwa Chateau Malala yanditse isubiza Ishimwe Naomi, cyane cyane niwe nabonye wari usa nkaho yari yababajwe n'ibi birori cyane. Gusa mbibutsa ko bitari ibirori bye, ntabwo bwari ubukwe bwe, ahubwo bwari ubw'abashuti be, bwari bw'abavandimwe be. Ni abantu afata nk'abavandimwe, ubwo ni abantu nyine yari yataye ubukwe, gusa yari yambariye abageni we n'umugabo we. Reka noneho twinjire mu nkuru nyirizina turebe ngo banditse ibiki. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muherereye mu mpande zose zigize isi. Ibi nibyo byaje kugarukwaho nyuma y'uko imbuga nkoranyambaga zose zari ziri kwandika ko zahaye uyu Shadadi Musemakweli n'umukunzi we Uwera Bonete bagahabwa serivisi mbi muri Chateau de Malala. Bamaze kubarega ibi birego rero, ikinyamakuru Inyarwanda cyaje kugira icyo kibyandikaho, kibyandika inkuru wari umutwe w'inkuru ugira uti: ibiryo bidasukuye n'ibura ry'umuriro, Chateau de Malala yisobanuye kuri serivisi mbi ishinjwa mu bukwe bwa Bonete na Musemakweli. Tukaba tugiye kubasomera iyi nkuru yose uko yakanditswe n'ikinyamakuru Igihe, yanditswe n'umunyamakuru bita Janvier Iyamuremye. Kaza hariho ifoto hari ifoto igaragaza umuhango w'ubukwe igira iti: ubukwe bwa Haji Shadadi Musemakweli, umuyobozi mukuru wa Gorilla Motor ndetse akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa wa Gorilla FC, n'umukunzi we Uwera Bonete, bwabaye hagati ya tariki 3 na tariki 5 Nyakanga mu 2025 kuri Chateau Malala Hotel iherereye i Karongi. Nubwo bwari bwitezweho kuba ibirori by'ikirenga, kavuyemo imvugo y'umubabaro n'umujinya. Ababwitabiriye barimo ibyamamare nka Miss Rwanda 2020 Ishimwe Naomi, Simbi Model n'umugabo we Shaul Hatir ndetse na Jolly Queen. Bashinje hoteli gutanga serivisi iri ku rwego rwo hasi cyane. Ibi byose byakurikiwe n'amabaruwa ashinjanya ndetse anasubizanya hagati y'ubuyobozi bwa hoteli n'abageni. Ushingiye ku mafaranga agaragara mu ibaruwa y'amasezerano impande zombi zagiranye, ubu bukwe bwatwaye amafaranga ari hagati ya miliyoni 45 65. Muri Mata 2025 rero nibwo Uwera Bonete yagiranye amasezerano na Chateau Malala yo kuzakira ubukwe bwe na Musemakweli. Kiriya gihe icyumba cya hoteli kimwe ngo cyari ku madolari 350, ariko ngo akaba hari icyumba kinini kimwe cyishyurwaga amadolari 100
amadolari 1000 mu ijoro rimwe. Bonete yumvikanye n'ubuyobozi bw'iyi hoteli bemeranya ko amafaranga agabanyuka bitewe n'uko yari afite abatumirwa barenga 250. Gatole Marara yemereye Bonete ko icyumba kimwe kizajya cyishyurwa amadolari 220 kivuye ku madolari 350. Icyumba cy'abageni cyo basabwaga kwishyura amadolari 700 mu ijoro rimwe ko bari bagikuye ku madolari 1000. Bonete yasabye ko bazakoresha ubu bukwe muri iyi hoteli mu gihe cy'iminsi 3. Avuga ko mu gusaba no gukwa iyi hoteli izagaburira abitabiriye bose, aho umuntu umwe yabariwe amadolari 30. Muri abo bantu batumiwe, uwaraye mu ijoro rimwe akishyura amadolari 15 harimo n'ifunguro rya mu gitondo. Muri aya masezerano harimo ko Bonete yafashe ibyumba 20 by'iyi hoteli byagombaga gukoreshwa mu gihe cy'iminsi 3, ariko kandi bashyizemo ingingo ibwira ba nyir'ubukwe ko ibiziyongera mu byo batavuganye bazabyishyurira. Abatumirwa bari 200 ariko baje kwiyongeraho 88. Byiyongereye mu masezerano, hari abantu 80 biyongereye mu birori bya White Party bitari biri mu masezerano, ndetse n'abantu 88 biyongereye mu gusaba no gukwa. Muri White Party habariwe amadolari 35 kuri buri umwe, ni mu gihe mu gusaba no gukwa byo umwe yabarirwaga amadolari 30. Gatole Marara niho ihera ivuga ko bagomba kwishyura miliyoni 5 yabariye abantu biyongereyeho. Ibyifuzo by'abageni basabye gusubizwa amafaranga n'imbabazi rusange. Mu ibaruwa yandikiye Chateau de Marara, Semakweli na Bonete basabye ibi bikurikira: gusubizwa amafaranga y'ijoro rimwe bacumbitse bose, ndetse na 40% y'ibyo bishyuye ku biribwa n'ibinyobwa. Indishyi z'isura yangiritse. Bagaragaje ko ubukwe bwari bwitabiriwe n'abantu barenga 40 bazwi kandi bafite miliyoni y'abantu barenga hafi miliyoni 6 z'ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga, kandi ibyo babonye bibagiraho ingaruka. Indishyi ku bikomere by'amarangamutima. Bavuze ko ubukwe bwabo bwari bwitezwe nk'umunsi w'ibyishimo, ariko bwabaye isoko y'agahinda n'ihungabana. Gusaba imbabazi ku mugaragaro ku bibazo birimo umuriro wabuze, isuku nke, ibiryo bitujuje ubuziranenge n'ubuke bw'abakozi. Kugaragaza ingamba zo gukosora rero, basabaga ko hoteli itanga gahunda y'igihe kirekire yo kunoza serivisi, hariho generator yizewe, abakozi bahagije, n'igenamigambi ry'ubutabazi contingency plan. Miss Naomi ati twiyumvaga nk'abatumiwe ku ngufu. Abatwitabiriye bagaragaje umubabaro ku mbuga nkoranyambaga. Miss Naomi yagize ati birababaje cyane kubona ikigo gitanga serivisi mbi kikanga no kwemera amakosa cyakoze, aho kwemera ibyo kibeshyeho gitangira guhindura uko ibintu byagenze kugira ngo birengere isura yacyo. Urambwira koko? Kirenzeho kikagera n'aho gitangira gutera ubwoba cyangwa gutunga agatoki ku mategeko. Arakomeza ati twiyumvaga nk'abashyitsi batatumiwe, twishyuriye byose, tuzana n'ibikoresho byacu, ariko se twari kuyatangira iki koko? Nta kintu na kimwe twakoze ngo abantu badahungabana, nta n'ikintu namwe mwakoze ngo abantu bahumurizwe. Imbabazi zidaherekejwe n'ibikorwa ni amagambo y'ubusa gusa. Jolly Queen ati nari meze nk'umuyobozi wa hoteli. Jolly Queen usanzwe akora mu rwego rw'ubukerarugendo
ku rwego mpuzamahanga yavuze ko yababajwe cyane n'ibyabaye mu bukwe bw'umukobwa wabo. Yagize ati hoteli yose yari yakodeshejwe guhera tariki 3 kugeza kuri 5 Nyakanga mu cyumba cyishyuwe $220 ku ijoro, kandi ku rubuga rwabo gisanzwe kigura $200. Twagize icyizere ko ayo mafaranga azishyurwa binyuze muri serivisi nziza, ariko siko byagenze. Ku munsi wa White Dinner Party, abashyitsi bavuye i Kigali batabonye amazi cyangwa ikinyobwa mu gihe kirenze isaha, umuriro wagiye. Abakozi ntibari bazi ko bashobora guteka kuri gaze. Ubwanjye nagiye mu gikoni ndabategeka. Yongeyeho ko ifunguro rya mu gitondo ryahawe abashyitsi ryari nk'agasuzuguro, nta ji, imbuto ziriho udukoko ntazo, amata yewe yari yarabuze, bishyuraga $35 ku muntu, ariko nta serivisi y'icyo giciro twabonye. Amazi bamwe bayishyuye $4,000, abandi $3,000, yewe nta n'ikiguzi gihamye cyari gihari. Ku munsi w'ubukwe nyirizina, Jolie avuga ko habaye ibura ry'umuriro bigira ingaruka ku gutegura abageni, decor na make-up. Ati umukozi ushinzwe amashanyarazi yavuze ko ikibazo cya generator kizwi, ariko hoteli ntacyo yakoze. Twashatse insinga, twitabaza inshuti ikora mu rwego rw'ingufu, aba ari twe tugura ibikoresho. Yemeza ko ibiryo byari bike bidatunganye, kandi abashyitsi bagombaga kubyifatira ubwabo kubera abakozi bake. Chateau Le Malala rero nayo yarasubije iti twatanze serivisi zinoze. Mu ibaruwa yasohotse na hoteli ku itariki ya 14 Nyakanga 2025, Chateau Le Malala yasubije ibirego byose ishinjwa n'abageni n'abitabiriye ubu bukwe. Ku kibazo cy'umuriro wabuze, bemeza ko habayeho kubura amashanyarazi ku itariki ya 3 Nyakanga, ariko ko byakemuwe vuba kandi ko serivisi zasubukuwe nk'ibisanzwe. Ku biribwa n'ibinyobwa, hoteli ivuga ko ibi biryo n'ibinyobwa byose byari bihari, kandi ko ibyo abashyitsi bahawe byemejwe na raporo z'iyo minsi. Kutishyuza, bemeza ko nta masezerano cyangwa ibaruwa yemera ko igaragaza ko abageni batazishyura. Ku bijyanye no kwanga kwishyura, bemeje ko Haji Shaddad Musemakweli na Uwera Bonete cyangwa Bonete Queen tariki 3 Nyakanga 2025 bahawe invoice, kandi ko batigeze bayihakana mbere yo gusohoka muri hoteli, bigaragaza ko batigeze banenga serivisi y'icyo gihe. Ubu bukwe bwavuyemo isomo rikomeye ku buryo ibikorwa by'ubukerarugendo bikwiye gutegura mu gihe Chateau Le Malala ifatwa nk'ahantu h'inyenyeri 5. Bamwe mu bitabiriye ibirori bemeza ko serivisi zahawe zari ku rwego rwo hasi cyane kurusha amacumbi asanzwe. Jolie Queen asoza avuga ko yanditse ubuhamya bwe ku rwego rwo gufasha abandi kutazahura n'ibyo banyuzemo. Umuryango TV watangaje ko Chateau Le Malala yamaze gutanga ikirego mu rwego rw'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB, barega Haji Shaddad Musemakweli na Uwera Bonete cyangwa Bonete Queen, babashinja gushaka ko bangiriza isura ya hoteli no kutishyura arenga miliyoni 5 basigayemo. Hotel de Malala kandi yanavuze ko ku munsi wa mbere w'ubukwe aba bageni bahisemo gukora white party y'abantu 80, aho umuntu we yishyuriwe $35 mu byumba 20 bari bafashe. Harayemo abantu 40, ubwo ni abantu 2 mu cyumba kimwe. Kuri breakfast byari $15. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko rwamenye iki kibazo ndetse ko batangiye gukora igenzura ishingiye ku butumwa batangaje ku rubuga rwa X mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki 15 Nyakanga 2025. Nari Niyitegeka Emmanuel. Kora subscribe ndetse ukande like niba wakunze iki kiganiro. Komeze tugendane no mu biganiro by'ubutaha. Murakoze cyane.